n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu bazanye ikigo gishinzwe indangamuntu giheruka gushyira itangazo hanze bavuga yuko bazanye indangamuntu koranabuhanga, indangamuntu igenewe abanyagihugu, abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi muri rusange. Iyi karita ijyanye n'indangamuntu bavuga ngo ni indangamuntu koranabuhanga, ntabwo bavuga ikarita, bavuga indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu yashyizweho kugira ngo abantu bakunze guta indangamuntu ugasanga biriwe birushya ngo bagiye ku kabindi gushaka indangamuntu. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyagaragaje yuko iyi ndangamuntu ari nziza, ndetse indangamuntu izaba ikubiyemo ibintu byose. Ufite diporome izaba ikubiye mu ino ndangamuntu, ufite gategure izaba ikubiye mu ndangamuntu. Bivuze ngo ushobora gusanga n'ibyangombwa by'ubutaka n'ibindi bijyanye n'indangamimerere bizaba biri mu iyi ndangamuntu. Ubwo bisobanuye yuko indangamuntu ni igisubizo cyiza. Ese ntabwo mufite amatsiko yo kumenya nimba izi ndangamuntu zarakozwe cyangwa zarasohotse? Ese mwari muzi yuko koko izi ndangamuntu ari iza nyazo? Ese mwari muzi ko abaturage batangiye kuzifata? Ese mwari muzi yuko umuntu wese utaratanze mituweli uri mu cyiciro cya mbere, umuntu wese utaratanze mituweli uri mu cyiciro cya kabiri, ubu ngubu atajya kwivuza ngo bikunde? Bivuze ngo abantu bose bari mu cyiciro cya mbere batangiye mituweli na leta kugira ngo babone ubuvuzi hafi kandi byoroshye. Rero aya makuru tugiye kuyarambura mu buryo burambuye. Mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urwego rwo tubakora rugakonkoma. Nimbere ubwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Noneho reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherutse gusohora itangazo bavuga ku bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu igenewe umunyarwanda, umunyagihugu ndetse n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo indangamuntu nabo barayisabwa cyangwa bakeneye kuyifata. Abimukira baturutse mu bihugu by'amahanga cyangwa abamaze igihe mu gihugu cy'u Rwanda, abashaka ubwene gihugu, izi ndangamuntu koranabuhanga nizo bazajya bahabwa. Bivuze ngo nawe nimba ushaka indangamuntu koranabuhanga, ihutire kujya kwiyandikisha, iyi ndangamuntu uzayihabwe. Hari abavuga se ko dufite izi ndangamuntu zindi tuzabona izi ndangamuntu koranabuhanga bavuga gute? Igisubizo ni iki ngiki, nuko izi ndangamuntu muzazihabwa mufite n'izo ngizo. Bivuze ngo kuriya umuntu aba ufite gategure B yashyiraho gategure C cyangwa gategure E, bakahita bamwambura ya gategure A yari afite, bakahita bamuhereza gategure C iriho za gategure zose. Bivuze ngo rero nawe nimba ufite indangamuntu bakaguhereza indangamuntu koranabuhanga, bazakwaka iya mbere kugira ngo baguhereze indi ndangamuntu ikubiyemo byose. Bivuze ngo rero abaturage bamaze iminsi mumbaza kuri iki kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga. Rero uyishaka wajya kwiyandikisha, cyane cyane cyangwa ushaka gusobanuza birambuye wahamagara kuri 0788402885 waduhamagara tukagusobanurira aho wajya cyangwa aho wagana. Ariko bamwe na bamwe reka mbibire akabanga, buriya uramutse ugiye ku kabindi ushobora no kuhakura cyangwa ushobora no kuhakura ubundi busobanuro bwiza cyane kandi bwizewe burenze twebwe ubwo twakubwira. Ushobora kuhakura igisobanuro cyangwa igisubizo cya nyacyo. Tugaruke ku baturage batanze mituweli mu mwaka wa 2024 ubwo yari 99%, haburaga 10% kugira ngo 100% ryuzure. Bivuze ngo abantu bose batuye mu cyiciro cya mbere batangirwa mituweli na leta. Bivuze ngo mu cyiciro cya kabiri bitangira mituweli, no kuvuga ngo ni 3,000. Bivuze ngo rero abatanze mituweli ni 99%. Ariko bongera kwibutsa abantu batarishyura mituweli mu mwaka wa 2025, nyaboneka mwishyure mituweli hakiri kare kugira ngo muzajye mubasha kubona ubuvuzi byihuse. Kubera yuko murabizi ko iyo ufite mituweli kwivuza biroroha. Niba usanga imiti waguraga 10,000 hanze, ujya kwivura cyangwa kuri centre de santé bakayiguhera ibiceri 500, naho bitandukaniye n'ubuntu. Nyaboneka Uvuze ngo rero icyo musabwa mwebwe mujye gutanga mituweli kugira ngo mubashe kuvuzwa. Ariko buriya ngiye akantu nabonye, iyo ufite mituweli ntago ujya upfa kurwara, ariko iyo udafite mituweli hari igihe urwara pe ukaremba. Akenshi na kenshi bamwe baravuga ngo mituweli ngo igirangira tutivuje. Buriya ni ikintu cyiza cyane kuba mituweli yarangira utivuje. Buriya ni akantu k'ubwenge, ni n'akantu keza cyane. Buriya mituweli ishobora kuba irinda mu bundi buryo mwebwe mutazi.
ariko buriya mituweli ni ingenzi kandi ni ingirakamaro, bivuze ngo mwese mwishyure mituweli. Abantu mutarishyura mituweli, nagira ngo ibyo ngibyo mbanze mbibabwire nk'abanyarwanda. Turaza kugaruka ku mubu utera malariya. Umubu utera malariya ni umugore. Ese kubera iki uyu mubu utera malariya ari umugore? Ndaza kubisubiramo cyangwa ndaza kubirambura, nongera kwibutsa abanyarwanda mwese kugura supaneti kugira ngo mwirinde imibu cyangwa kugira ngo mwirinde agakoko ka malariya, kugira ngo mutarwara malariya nk'abanyarwanda. Bivuze ngo murasabwa kugura inzitiramibu, cyane cyane abana bakiri batonya bagomba kubamanikira inzitiramibu mu cyumba kugira ngo imibu itaba yabarya ugasanga barwaye malariya. Ibyuzi biri hafi y'urugo rwawe ihutire kubikamya, cyangwa ibiti bituye hafi y'urugo rwawe bikorere amasuku kugira ngo imibu iva mu ibyo biti itaza kugera iwawe. Bivuze ngo imibu iterwa n'umwanda cyangwa n'ahantu hari ikiziba cy'amazi hafi y'urugo. Turakomeje rero, reka dukataze tuve ku bijyanye n'indangamuntu, twikoze ku bijyanye n'imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko reka mbanze mbabwire ku muganda uzakorwa ku wa gatandatu, bivuze ngo n'ejo. Uyu muganda uzakorerwa mu rugo. Ubwo uyu muganda batangaje yuko uzakorerwa mu rugo, bivuze ngo ugomba kubyuka iwawe ku irembo ugaharura, ndetse n'umuhanda ukawuharura ubona harimo imyanda cyangwa ibyatsi. Uyu muganda w'ukwezi rero ukaba uzakorerwa mu rugo, bitewe n'uko hari izindi service zikenewe gukorwa. Bivuze ngo rero bamwe na bamwe bavugaga ngo barazinduka bajya mu muganda cyangwa ntago bari bujye gukora no muganda. Ababishoboye mu gitondo mubyuke mwigire mu kazi, gusa umuganda mukorere mu ngo, ndetse n'abaturanyi banyu nimubona bafite ahantu hatameze neza mufate agasuka mugende mubafashe guharura, kugira ngo mwimakaze isuku mu gihugu cy'u Rwanda. Isuku n'isukura murabizi nicyo kigenga abanyarwanda. Nk'ahazwi ku karere ka Kamonyi, buriya no mpamvu bahise ngo Kamonyi isukuye. Kamonyi igira isuku kuva hasi kugera hejuru. Usanga abaturage bari guharura umuhanda, barimo bakubura umuhanda. Bivuze ngo Kamonyi niko karere ka mbere kakunze kuganzwamo cyangwa kakunzwe kumvikana kuba ka mbere ku bijyanye n'isuku. Turaza kugaruka ku bijyanye n'abantu bakoresha inkoranyambaga nabi, ugasanga banditse ibintu bidafite agaciro, cyangwa ugasanga banditse ibintu bihabanye n'amabwiriza ya YouTube. Ugasanga ama YouTube amwe namwe YouTube yayasibye bitewe n'uko bakoze ibinyuranyijwe n'amategeko. Niyo mpamvu nababwiraga ngo ibyabereye muri stade Pele Stadium, no ntago ari Pele Stadium, Amahoro Stadium. Murabizi ko aya Mahoro yakira 4,000 by'abafanizi. Rero habereye ibintu biteye ubwoba. Burari igihe mvuga ngo ibintu biteye ubwoba mukagira ngo ni ibindi. Ibintu biteye ubwoba ni abareyo bakubiswe ibitego 3. Biteye ubwoba mpaye rero. Mwumvaga se mvuga ibintu biteye ubwoba mukagira ngo ni ibiki? Baratsinzwe bakubitwa, nukuvuga ngo Murare bari bafite umureba baramukubise. Ikipe ya Yanga yamukubise ibitego 3-1. Imwimana kanya ko kwitekerezaho, ariko ntago ibingibi ari byo twari turimo. Reka ndeke kuvanga ibintu. Ibingibi nakabaye kuba mbikorera ikiganiro cyabyo. Wasiri yavuze ko impamvu abareyo batsinzwe, oya reka mbenetse kuvanga ibintu, babyita kuvanga amadosiye. Buriya nabangiye kuvanga amadosiye. Bivuze ngo turaza kugaruka ku bijyanye n'abaturage batanze mituweli kugera izi saha bakaba batarabona mituweli, kandi amafaranga yabo ya mituweli barayahaye inzego z'ibanze. Mu karere ka Nyaruguru hafi y'urusengero hafi ya Kiliziya ya Kibeho, abaturage 3 bararekaramye yuko batanze amafaranga ya mituweli ahwanye n'ibihumbi 9. Ubwo ari umugore n'umugabo n'umwana umwe. Amafaranga bahereza mudugudu nimba yaragejeje ku kagari ntago babizi, gusa bagiye kwivuza basanga ngo ntago bishyuye mituweli. Babajije mudugudu abwira ko amafaranga yageze ku kagari. Babajije ku kagari baravuga ngo amafaranga nayigeze ahagera. Bivuze ngo umudugudu yahise asabwa kwishyura aya mafaranga y'uno muturage atagejeje ku kagari kugira ngo abashwe guhabwa mituweli. Bivuze ngo uyu musaza yararembye cyane, ubwo yahise ajya kwivuza bamuca ibihumbi 155 kumucisha mu cyuma n'izindi serivisi zitandukanye.
ngaho ibaze yuko izi serivisi zari gukorerwa ubuntu, none akaba yaratanze amafaranga angana gutya kubera ko nta mituweli. Bivuze ngo mituweli ni ingirakamaro, mituweli ni ingirakamaro, nongere mbisubiremo, mituweli ni ingirakamaro kandi ituma umuntu atarwara. Buriya ngenda guhereza ubuhamya, ngewe kuva natangira gutanga mituweli ntago ndigira ndwara na rimwe. Ngewe nka Kidasamura kuva natanga mituweli ntago ndigira ndwara na rimwe ngo mbe nakwivuriza kuri mituweli. Bivuze ngo mituweli irandinda, buriya iyo natanze mituweli mba mfite ubwirinzi. Murakoze cyane rero, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe ufungure inzogera. Wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda